anatwita inda ngo yambwiye ngo ninda y'amezi 4 wibye telefone ngo neza pe barahapfuka birangira abyimbye nagiye ndareba ngiye ukuntu nakibonye mu buzima ni ikintu cya aho mu iteranyirizo ry'igitsina yanimve ngo ni telefone n'amafaranga 2000 kugenda ubwo rero kuko agenda arenga igitsina kigenda kibyimba uyu munsi ngo no wa gatatu atanyatanyara noneho mubaza icifuzo uwo musore yifuza ko ico namuhana ura musore ambwira ko ura mukobwa namufunga igitsina wowe ukicara ugafata umuntu ukamufunga igitsina kigafungana burundu tu iryo nibanga ryanjye rwose ndabikora nubwo waba uri muri Amerika niho kure ntabwo ukaba mu Burayi niho kure umugore we waramusize iwacu ntabwo yaguca inyuma ngo bishoboke ntibishoboka ntibibaho kubera njyewe wanyohereza ifoto yawe uri muri Amerika ukayinyohereza kuri WhatsApp wamara kuyinyohereza njyewe ahasigaye nje ngagukorera ibyawe nkakurindira urugo rwawe ukarurinda neza ntuzacibwa inyuma ngo pe birangira abyimbye nagiye ndareba ngiye ukuntu nakibonye mu buzima ni ikintu cya aho mu iteranyirizo ry'igitsina bahaye ikaze cyane nizere ko mumeze neza aho muri mu mpande zitandukanye z'isi nshimira abantu mwese tubana umunsi ku munsi abantu mwamaze gukanda subscribe muri abantu b'ingenzi cyane ndetse n'abantu muduha ibitekerezo muri comment n'ukuri turabashimira cyane murabizi rero ko tubagerera ahantu henshi hagiye hatandukanye inkuru zihutirwa cyane murabizi ko tudatangwa uyu munsi rero mwamenye cyangwa se mwabonye inkuru yacaracaye ahantu hose mu Rwanda nta hantu itageze ndakeka inkuru y'umukobwa waje kuba yahemukira umusore cyangwa se umugabo akamuhemukira naho umusore akaza kumuha igihano nawe kitoroshye cyane aho yaje kuba amufungisha imyanya ye y'ibanga uyu mubona rero kuri kamera zacu n'umubyeyi ari nawe muganga wabigizemo uruhare sinzi nimba ariko ndi buvuge wabashije gufasha uwo musore ari niyo mpamvu twamugezeho ngo tumuganirize muze mbere na mbere ngo haye kaze kuri cano yacu muraho neza muraho namwe mumeze neza tumeze neza cyane nta kibazo yego noneho ndaza kugusaba gatoya utangire wibwira abantu badukurikiranye muri uyu mwanya ngiye nitwa Rusine Jean Bosco kaba ndumuvuzi gakondo yego Rusine Jean Bosco akaba ari umuvuzi gakondo rero ndakubita mbangura impamvu yatumye tuza kugushaka hano twabonye inkuru y'umukobwa wahemukiye umusore noneho umusore aza kumuha igihano nimba ari igihano nimba ari ukumuroga sinzi ko ndi bubyite uraza kubidusobanurira nk'umuvuzi amufungisha imyanya ye y'ibanga ubu ngubu umukobwa ameze nabi cyane ariko tuza kumenya amakuru y'uko uwo musore ari we wabimufashijemo muri rusange tukifuza rero ko nawe waduha inkuru yawe ukatubwira kuntu byagenze mu by'ukuri noneho tugaha abantu inkuru yuzuye atari ibihuha uko bimeze uriya musore yaje kugera iwanjye kwa Rusine yego aza kumbwira ko hari umukobwa baganiriye yego bamaze kuganira bararyamana umukobwa mwiba amafaranga 7,000 mwiba na telefone yego aza kunsaba ikibazo cyo kuvuga ngo ni muhanira uriya mukobwa wowe uhana uwo mukobwa nje mpanira uriya mukobwa noneho mwemerera ko namumuhanira koko yego noneho mubaza icifuzo uwo musore yifuza ko ico namuhana uriya musore ambwira ko uriya mukobwa namufunga igitsina ariko mubwira ko ntagifunga igihe kirekire ko ntagifunga igihe gitoya maze kugifunga noneho ubwo uriya musore uriya mukobwa agiye agasaba uriya musore imbabazi namufungura ariko nasize akanya ko kuja yihagarikiraho ni ukuvuga ngo umusore we yaraje kugana arakubwira ati umukobwa aranyibye anyibye telefone anyibye n'amafaranga ati ndashaka umuntu kumufunga igitsina ibyo nawe wemera ko wabikora nemera ko nabikora kandi ndabizi akose hari abantu banarebye inkuru bahita bibaza ubundi ibintu wamugani bishoboka gute wowe ukicara ugafata umuntu ukamufunga igitsina kigafungana burundu tu iryo nibanga ryanjye rwose ndabikora none se muga uyu mukobwa uyu musore waje akakubwira ngo uyu mukobwa yitumufunga igitsina uhaba hari ubuhamya bundi waje kubanza gushaka ku ruhande ngo umenye nimba atari wahemukiye umukobwa wenda wasanga uyu mukobwa yararenganye ntabwo umukobwa yarenganye nje nabirebye mu miti nkoresha
noneho nsanga koko umukobwa yaribye uriya musore. Yego. Nsanga yaramwibye 7,000 na telefone. Niyo nsanga nta cyaha umukobwa afite, ntabwo nagombye kumufunga imyanya ndangagitsina. Yego. Ubuse abantu ntabwo bazajya bakugana bashaka guhemukira abandi baba bakoresheje wenda ubwo buhanga bwawe ufite, ukaba wahemukira abantu muri rusange. Nubwo waba uri muri Amerika niho kure, ntabwo ukaba mu Burayi niho kure, umugore we waramusize iwacu, ntabwo yaguca inyuma ngo bishoboke. Ntibishoboka, ntibibaho. Kubera njyewe wanyohereza ifoto yawe uri muri Amerika, ukayinyohereza kuri WhatsApp, wamara kuyinyohereza njyewe, ahasigaye nje ngagukorera ibyawe, nkakurindira urugo rwawe. Ukarurinda neza. Ntuzacibwa inyuma. Ngo pe ku buryo ubu ngubu nje tukaganira neza, nkubahiriza ibyo umbwira, naba mvuga nti umugore wanjye cyangwa se umusheri dukundana ntago ashobora kunca inyuma. Ntibyashoboka pe. Nase bigenza gute nimba atari ibanga cyangwa nibanga ryawe ry'akazi? Ibanga ryanjye none se nari kubwira nibanga ryanjye. Nibanga ryawe. Yego. Hanyuma se nari ndimo ndakubaza nti abantu ntibazitwaza wenda ubu bushobozi ufite bakaba bahemukira abantu, wenda nkaba naza nkakugana nkakubwira nti hari umushuti wanjye witwa wenda Jean Paul, ndifuza ngiye kumunshira akaguru, nta n'ikintu dupfa, nta nikosa yankoreye, nkaba nakugana kubera ko nimba ni umusore yarakugannye ukabasha guhana uyu mukobwa, numva ko nanjye nje nkubahiriza ibyo umusore wamubwira kubahiriza, ko wamfasha kugira umuntu nabo umuntu runaka nifuza. Njewe ubwanjye nje nkoresha imiti njewe. Urumva? Nibuje ukambwira uti naka yangiriye nabi, nje manza nabiriba, nasanga kuko yakugiriye nabi ico wifuza nkagikora. Nasanga atakugiriye nabi nkakubwira ngo igendere. Wowe uhitubibona byose ko nabibona nje mu bushobozi bwanjye, ukayibona ko ari ukuri cyangwa atari ukuri. Nkabona niba umubeshera nkakubwira ngo uramubesheye, igendere. Yego. Rero umugandaza ubwo ndaza guprofita, naje nje kubaza ikibazo cy'uyu mukobwa, ariko ndaza kugenda nkubaza n'utundi tuntu ku ruhande uranyihanganira. Ariko nkiri kuri uyu mukobwa, none se amaherezo y'uyu mukobwa azaba yahese? Igitsina cye kigiye guhama gifunze, uraza kumufungura, amaherezo ye arabaye? Kuko abantu benshi imihanda yose video zanjye zicaracara, abantu baramusabira imbabazi, bakavuga ati nibyo yarakosheje, wenda yarahemutse, ariko akwiriye imbabazi nk'ikiremwa muntu. Amaherezo y'uriya mukobwa rero kugira ngo nje muri kure, nuko yagenda agasaba imbabazi uriya musore yaje guhemukira, akamusubiza ibye, yamara kumusubiza ibye, uriya musore akaza akamukorera gahunda. Bikagenda neza. Bikagenda neza. Ni ukuvuga ngo umukobwa namara gusaba imbabazi umusore bizakemuka, nzabikora pe. None se ko none se ntago twafata umukwe ngo tumuvuze ahandi hantu babikore? Ntibyashoboka. Ariko muganga namuziritse ndene kuzi ahugiye kumbeshya, kubera ko inkuru abantu ndacyaka ko bayibonye ku masaha y'umugoroba, yacaracaye ahantu henshi cyane, kandi n'ubundi byarangiye umukobwa ajyanywe kuvuzwa. Bivuze ngo aho abari bumuvuze nta kintu biri butange. Ntibishobora, ntacyo byatanga pe. Ntacyo byatanga pe, kereka sabye uriya musore imbabazi, umusore akazi wanjye. Akazi wanjye. Ubwo nimba mbyumva neza, waba ushatse kumvikanisha ko ari umuganga ufite imbaraga muri iki gihugu? None ufite ubushobozi ku giti cyanjye, n'undi afite ubushobozi ku giti cye. Uriya mukobwa nagenda asaba uriya musore imbabazi, amusubiza ibyo yamutwaye, none uriya musore ansange kuko namukoreye biriya, nabwo umukobwa asubire umukobwa. Muga nawe uri umugome, ubu koko kwiba umuntu telefone y'ibihumbi bitarenze 300 ukamufungira igitsina, koko muga byatewe n'icyifuzo cy'umusore wababaye. Yego, umusore we namuvugishijeho, uretse ko yavuze ko adashaka kujya mu itangazamakuru, arambwira ati ngiye ikintu cyambabaje suko wenda yanyibyo telefone, ati ikintu cyambabaje umukobwa twe twumvikanye, namusohokanye, namuguriye inzoga yanyweye, nyama yariye, nyishyura n'amafaranga twumvikanye, ikintu cyambabaje kirenzeho rero nuko yaje kugirekaho kunyiba. Ati uwo ni umuco indaya muri niryo jambo yakoresheje, cyangwa se kwaga bicuruza, ati no umuco bose basanganywe. Rero namuhaye igihano kugira ngo nyine n'abandi babone ikitegererezo umuco wo kwiba ucike. Nkibaza muga, abantu ntago bari buze kugufata nk'umuntu wenda wamuroze, cyangwa se urumva nimba aramukoze ibintu nk'ibyo, turaza gutandukanyiriza hehe ko uri muganga n'umurozi? Ibyo bintu bibiri biraza gutandukanira hehe? Hariya nje ntabwo ndi umurozi, nje ndi muganga. Ahubwo nje iyo umuntu akugiriye nabi,
ukaza ukangana ngufasha mu byo yakugiriyeho nabi bigakemuka. Niba yakwibye yenda ishati yawe akakubwira ngo ishati yawe iri hariya, niba se yakwibye inkweto yawe akakubwira ngo inkweto yawe iri hariya, nayizane akayikuzanira iwawe mu rugo, wicariye iwawe nanjye nicariye iwanjye. Bayase kandi ndakubwiza ukuri, wowe ukakoresha uburyo bwawe umuntu nese umuntu kanguhe urugero rufatika. Umuntu nshobora kwandi kwenda mu muhanda umuntu akanyiba telefone simenya ngo ninde unyibye. Uwo muntu azayinzanira gute kandi nawe utamuzi? Njewe mfite ubushobozi bwo kuba uje ukambira uti umuntu yanyibye telefone. Yego. Ntuzi uwo ari we nanjye sinzi uwo ari we. Yego. Njewe uko nkora mu miti yanjye ndareba ngasanga umuntu wakubye telefone ari naka, ukabona yikuzaniye wati ngiyi telefone yawe cyane pe. None se atayizanye nta bushobozi naba mfite, kandi ubwo bushobozi mbufite agomba kuyizana byanze bikunze. Ndumva ari ikintu cyiza, biraza gutuma nkwinjirira cyane kuko ndumva amakuru uri kumari n'abantu benshi bari bakeneye. Ariko se nkibaza, ntago se umuntu ashobora kunyiba iyo telefone ugasanga afite nawe ubundi bushobozi, afite nk'izindi mbaraga. Urugero wenda tuvuga nk'umusore nk'umwana wawe agiye akiba umuntu, uwo muntu akajya ku wundi muganga, ese ubwo uwo mwana we yabasha kumukurura ngo amuzane nk'ibyo uri kuvuga? Ntibishoboka. Umwana wanjye yagiye kwiba akambwira ko yibye, ko yibye naka, nta muganga wamushobora kumurinda, kandi nje mpari. Ni ukuvuga ngo we ufite imbaraga zihambaye cyane pe. Hanyuma se reka wenda ntabwo ndi bugutinze, bambwiye ko ufite abantu benshi uri kwitaho, nyine nasanze uhuza, nuko ndanagushimira ko wanyemereye ukampa akanya gatoya. Ariko mbabera nkubaze kano kantu, ese watunyuremo wenda nko mu zindi ndwara waba uvura cyangwa se mu bindi bibazo wabasha gufasha abantu muri rusange? Indwara cyane cyane mvura nibandaho ni indwara zo mu buriri ku mugore n'umugabo. Yego. Nk'umugore utanezeza umugabo, nangwa se nk'umugabo nk'isegonda imwe akaba abaye nk'inkoko, ibyo nibyo cyane turwanya. Noneho n'igitsina niba ari gitoya cy'umugabo, nabwo turabicyongera kikagira ingufu, kikaba kigari. Mbese ubwo mucyongera gute se? Ariko nawe utangiye kumbeshya. Ni ubuhanga dufite bwacu. Umugabo utiye kumbeshya, igitsina cy'umuntu muracyongera? Turacongera pe. Ko numva se noneho nibuze niba abonana n'umugore ako kanya, nabwo tukamuha nk'igihe cyo kugira ngo anezeze umugore we. Abonana n'umugore ako kanya, no kuvuga kugira ngo mbese ako kanya abe nk'inkoko. Ubwo ni umugabo urangiza vuba? Yego. Noneho nabyo turabyongera. Cya kabiri, n'umugore nawe utanezeza umugabo, nabwo turabyongera ku gitsina cye. Mutamunezeza mu buhe buryo? Tumunezeza ku buryo hari umuti tumuha, ahasigaye akanezererwa umugabo. Hanyuma urambwiye uti umugabo tumuha umuti, akomuganaga wende kubyizera ukuntu nkuko ngo umusore cyangwa se umugabo ufite igitsina gitoya, niko nabivuga, akakugana wo umuha umuti kirakura cyangwa kiba kinini? Kiba kinini, kikaba na kirekire. Yego. Uko yifuza ko yangana niko tubikora. Hanyuma se uwo muti wamuhaye amaze kuwumara gisubira bwana? Oya, ntibishoboka. Iyo mubwiye ngo uyu muti uyu munsi gusa, nibyo kugeza azavira mu mubiri. Ni ukuvuga ngo ubu abasore hano hanze ari iki kiganiro cyangwa se abagabo muri rusange bakugannye, wabafasha kabisa ibitsina byabo bikangana uko babishaka mu buryo bubashimishije? Uko abishaka, nuko ashaka gutunga urugo rwe nabikora, ari n'umudamu nabikora. Umudamu utanezereza umugabo, ubwo si ngombwa ngo mvuge yose nk'umwana. Umudamu utanezereza umugabo, umugabo utanezereza umugore, byose nabikora. Yego. Hanyuma iyo ni kuri kote yerekeranye no mu gitanda. Hari ibindi se waba ubasha kubafasha noneho bindi? Ibindi icyo nabafashaho, nk'umuntu utanzi nuko namuha nimero yanjye ya telefone. Yego. Nangwa kuri WhatsApp akaja ndeba, nkamuha nimero yanjye ya telefone, unkeneye akansanga. Akuwa mugani, ndumva icyo kintu uvuze ari cyo, waduha nimero yawe ku buryo umuntu waba afite ibibazo nk'ibyo ngibyo yabasha kuguhamagara. Ni nayo se iri kuri WhatsApp? Watuye ko umuntu uri hanze ngakohereza amafoto kuri WhatsApp ngo ukamufasha? Iri kuri WhatsApp. Yego. Niyo bakwandikiraho? Niyo bagomba kunshakiraho. Naguciye mu ijambo ari murambwira ngo urwanya amarozi y'amoko yose, sinzi nimba hari ikintu wabidusobanuriraho mbere yuko dusoza ngo ukomeze n'izindi gahunda. Amarozi ndwanya menshi cyane. Amategano niba baguteze iwawe, ibyo ndabikemura. Niba se ugenda
nkabura burozi bwo guhuhera umuntu. Hari umuntu uratambuka akagira uguhuhera mu ntoke zawe, mu ntoke ze, yego yaguhuhera bukagufata. Ibyo byose ndabyamurura. Noneho ubutamikano bwo mu kanwa nabwo byose ndabikora, yego kandi mbikora rwose tari kumwe nawe. Uraza ukambwira uti narahumanye, nkagusuzuma nje nkakureba, nje numva umwuka wawe gusa. Akubwira ntaho bakuroze nanga barakuroze, ni umwuka wawe gusa nje numva. Akose muga mu kanya tutaratanye ikiganiro urimo urantera story umbwira ngo ushatse ngo wampa umuti nkahita mbona umukunzi, umbwira kugira n'imiti ngo ifasha abantu kubona abakunzi. Umbabarire menye ibanga, ariko ni sinzi nimba ari byo kubona bibwira n'abantu muri rusange. Niba waragumiwe warabuze umukobwa wagukunda, uzansange nje nkwereke umukobwa wumva ushaka umujyane. Nangwa se umukobwa wabuze umusore, niba yakundira uwo musore umukobwa azangane, nimero yanjye nayitanze azangane, nje mwereke ukuntu yabona umusore ashaka. None se muga ubu ntabwo ubwo bushobozi ushaka kubukoresha ukaba watunga abagore barengana 20? Oya ntibishoboka. Kandi umugore wese ukeneye wamubona? Umugore wese nkeneye namubona, ariko ntabwo muganga ibyo abyifuza. Muganga ahubwo akiza abantu, ntabwo yifuza kuryamana nabo. Hanyuma muga nubuhe butumwa rero wageza ku rubyiruko n'abantu muri rusange mbere uko dusoza ikiganiro ukomeze n'izindi gahunda zawe? Ubutumwa nageza ku rubyiruko nuko kuba ukundanye n'umuntu ukamwiba ari amakosa. Niba ukundanye n'umuntu nimukundane ariko wimwiba. None ikindi nageza ku rubyiruko, ndagira ngo mbwire urubyiruko niba baragumiwe n'abasore nangwa se abasore baragumiwe n'abakobwa, bazangane kuri ya sapu, kuyi nomero ntanze, ahasigaye nzabagira inama. None se nk'ubu uyu mukobwa ubwo tugarukanye ubutaha wakemera, none wenda yifuje kuza kugusaba imbabazi, wakemera ko tugusanga hano n'ubundi urumva bahari abantu tugiye kwereka iki kiganiro bazifuza kumenya nimba umukobwa wacu yarakize cyangwa se byaragumye gutyo. Rero ku cyifuzo cyanjye nifuzaga ko twazagarukana nawe ubutaha, noneho nyine tukereka abantu inisi yose muri rusange ko ikibazo cy'umukobwa gikemutse. Ibyo bintu wabitwemerera? Nabibemerera pe. Ariko hakaza n'uriya musore wanganye. Umusore se kadashaka kujya mu itangazamakuru amusabye imbabazi, se hari ikibazo? Nta kibazo. Nta kibazo. Nukuvuga ngo ubu ngubu umukoro duhaye nuko umukobwa azasaba umusore imbabazi, ubundi tukagarukana ikibazo ukagikemura muri rusange. Rwose nta kibazo. Yego rero nimba ntakuniganya ijambo, noneho ndumva twasoza ikiganiro ugakomeza kwita ku barwayi bawe. Ntaja mu muniganya, ahubwo nuko ngiye kugira abaje kunyivuzaho, nuko bankeneye, ubundi nta kindi kibazo twagirana.